Hello, ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze wowe ukigera ku Nkomangiro TV naho hasanzwe nguhaye ikaze muri iki kiganiro. Nizere ko rero mumeze neza, abantu batameze neza nkunda kubabwira ngo mukomere mu ijuru hari Imana. Uyu munsi bishobora kuba byanze ariko ejo nukuri bigakunda, ejo bikemera. Ntukihebe ugihumeka. Umva, kuba tugihumeka, kuba tugisohora umwuka tukinjiza undi ku buntu, ni ikimenyetso kigaragaza yuko Imana ikidufiteho umugambi. Ariko na ba bandi bari ku mwuka kwa muganga, ntimugacike intege. Igihe cyose muganga ataratangaza ngo umuntu byarangiye, igihe Imana ikigutije ubuzima, ndagira ngo ngutangarize ngo ibyiza birashoboka. Rero humura, komera. Mboneyeho no kubifuriza kugira umwaka mushya muhire w'2025, kandi dutangira umwaka turi bashya dufite ubuzima buzima. Imana izabarinde, Imana ibasetse, Imana ibakize indwara ikoresheje imiti ngenda mbabwira, ndetse n'inama ngenda mbagira abazazikurikiza ni ukuri bizacemo, Imana ijye yumva isengesho ryanyu. Hari abantu rero banyandikiye bakurikije imiti ngenda mbaha, bagakurikiza n'ibiganiro byo gutanga inama mu buzima busanzwe ngenda mbaha kandi bikabafasha. Barabimbwira, noneho barambwiye ngo none se ni iki noneho twakora kugira ngo abagabo bacu barekere kuduca inyuma, kugira ngo natwe tugire ingo zitarimo uwo mwuka wo gucana inyuma, sibyo? Iki kintu cyo gucana inyuma kiri henshi 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 cyane, sinabona nuko mvuga. Ariko rero barambwiye ngo mbabwire ibyo bakora. Ndi hano kugira ngo nkubwire ibintu wakora, sibyo? Ibi bintu nubikora, umugabo wawe ntuzamenya rukuruzi yamukugaruriye agahugwa abandi bagore cyangwa se abandi bakobwa, sibyo? Unyumve neza, njya nkunda kuvuga mbere nkatanga inama, hanyuma nkatanga umuti nyuma y'uko wabanje kumva inama nkugiriye. Kandi burya rega n'umuti n'inama ni umuti ukomeye iyo ukurikije inama, cyane ko iyo ufashe imiti ariko ntukurikize inama wagiriwe na muganga, gukira biba bike, cyangwa n'amabwiriza yakubwiye n'ibyo ugomba kwirinda, ntabwo gukira biza, gukira biba gake cyane. So rero mbere yo kubanza kuba nakubwira ngo kora ibi ngo gira gutya, hari ibyo nyine nawe ugomba gukora. Abagabo bacu bashobora gukora ayo makosa, ariko hari amakosa natwe abagore dukora bikaba byatuma abagabo bacu bashayisha. Nagira umbreminga cyangwa se ambwire ngo ngo wowe uracyari mutoya ngo ntabwo uzi abagabo. No, igi ryahanye inyoni. Hataba hari umuntu ukurikiye ino video ariko akaba nduta mu myaka akambwira ngo ingo zubaka kwinshi, sibyo? Ariko kandi hari ibyo ugomba gukora abahanga mu by'imibanire bavuze kandi byagiye bifasha ingo nyinshi, hanyuma rero ingo zanyu zikaba nziza, sibyo? Cyambere cyo niba umaze kumenya yuko umugabo wawe aguca inyuma, ikosa utagomba gukora rya mbere, ntukamucire urubanza. Nubona nagiye yiyambariye neza, ugiye mu nshoreke, rwose ugiye kubareba, wakumva ari kuri telefone, wenda ari no mu kazi, n'ubundi ni ba bagore bawe, buri gihe ibi bintu bizakurura umugabo wawe kuguca inyuma, kubera ko nyine ari kumva ko utamwizera, ari kumva ko nta cyizere umugirira, ari kumva ko rimwe na rimwe yanaguca inyuma uramufata anagusaba imbabazi, sibyo? Ntiwamubabarira, ahubwo uramuhoza ku rutoto rwo kumubwira n'ubundi wabanye n'umugabo wawe umukunze, umuhitamo mu bandi basore bose baguciye imbere, nawe guhitamo mu bakobwa bose. Niba hagaragaye rero iki kintu, ibintu ugomba kubyirinda mbere yo kujya gushaka ibyatsi n'ibiki byose ngo bizagarure umugabo wawe. Si ubwo unyweye ibyatsi bikamwica cyangwa akaba ikiwerewere ntaba kinakora ikintu na kimwe mu rugo, nibwo wakwishima? Icyo ni icyambere ugomba gukora, ntukamucire urubanza. Gerageza kumva ikimutera kuguca inyuma, sibyo? Ibi rero uzabimenya gute? Igihe wamuhaye umwanya mukaganira. Nta mugabo n'uyu n'umwe ukunda umugore usakuza. Mana,
ngaho abapapa muze mumbwire muvuge ngo dukunda abagore basakuza. La majorite nta mugabo ukunda umugore usakuza, nta mugabo ukunda umugore uvugira hejuru ngo ngo ibiciye amahane. Bibiliya iravuga ngo ineza ihosha uburakari. Niba iki kintu cyabayeho, menya uko ucyitwaramo nk'umunyabwenge. Mwashakanye mukuze, nta muntu, njya nkunda kubibwira abantu, nta muntu wigeze agukandira urunyanya mu kanwa, muba mwarashakanye mukuze. So rero nta nubwo imizi yo kubaho kwawe ugomba kugenda ngo ishorere ku mugabo wawe cyangwa umugore wawe. Uku ni ukuri gusharira, ariko ni ukuri. Ahubwo imizi yo kubaho k'umuntu ishoreye ku Mana. So rero iyo umaze kumenya icyo, bituma ubaho ubuzima butuje, sibyo? Iki kintu nkubwiye, sibyo, cyo kumuganiriza ukamenya icyamuteye, ntabwo azakikubwira igihe wamusakurije, ntabwo azakikubwira igihe wamubrayininze ngo umubwire ngo n'ubundi niko wabaye bari barakumbwiye. Bisaba kubanza ukitonda, bisaba kumuha umwanya, bisaba kumwubaha. Erega tujya kureya Bibiliya, kandi buriya na bano bayobozi mubona bakurikiza Bibiliya, harimo amagambo y'ubwenge, sibyo? Niba rero Imana yarakubwiye ngo ugandukire umugabo wawe, ntukamusakurize, ntukamucunge, ujye umuha ubwisanzure, sibyo? Mbanza rero umuganiriza, umubwire uti niki kibitera, niki kigutera kunca inyuma. Nakubera mwiza azakubwira ati ibi n'ibi. Wenda ashobora kuba akururwa n'imyenda myiza y'abandi bambaye, ashobora kuba akururwa no kuvuga neza. Wenda wowe buri gihe uramutoteza, cyangwa se niyo umubabariye ntago ubabarira ngo ukureho, ahubwo ukagenda umwibutsa amagambo yashize. Iga guhamba, gushyingura ibintu bibi byose. Nimba yarabikoze, ikintu ukwiye kumenya, menya ko umugabo wawe atari murumuna w'Imana, menya ko umugabo wawe atari murumuna wa Yesu waturutse mu ijoro akaza mu rugo rwawe ngo ni umuntu w'umunyacyaha kandi upfa. Ntubona ahubwo akoze ibintu byiza uvuga ati ni ukuri Imana yatashye mu rugo, kuko umuntu w'umunyacyaha nyine akora ibyaha. Rero wimusakuriza, kuko kamere izabyuka, niyibyuke usange Satani arabagonganyishije. Kandi burya hari ikintu nkunda kubwira abantu bubatse, niba hariho ikintu Satani yanga, ni umugabo n'umugore bahuje bashyize hamwe. Rero nawe areba irembo yinjiriramo ryoroshye. Irembo rishobora kuba wowe, rishobora kuba ari iry'umugabo, ariko wowe mutima w'urugo niba ubibonye ukabona aho Satani yinjiriye ushorewe na mwuka w'Imana, bizahita bikwereka icyo ukwiye gukora kandi cyanyacyo. Urumva niba dayimoni yinjiriye mu mugabo wawe akaguca inyuma, nawe dayimoni akakwinjiraho y'umujinya, ndibaza nta hantu bizahurira. Kandi ikindi ababyeyi dukunda kugira, ntabwo twibuka abana twabyaye, turikunda, twe tugahora mu ntambara. Ariko ibaze noneho, sibyo, kwa guhora mu ntambara, harya ubwo abana bazabona uburere ryari? Ibaze kwa kundi uhora uburayiminga umubyeyi ukavuga iso nuko yabaye, abana bazubaha papa wabo. Mama we niko yabaye, mama wanyu ntashobotse. Uratekereza ko abo bana bazakora gute? Ntitukikunde babyeyi, inshuti zanjye, sibyo? Ikindi irindi kosa ugomba kwirinda, irindi kosa rikomeye abagore benshi bakora cyangwa abakobwa, ryo guhamagara umuntu ngo waguciye inyuma. Umugabo wawe ari kumwe n'undi mugore, wahize nimero, ntugisinzira, unshakira iki ku mugabo? Ntabwo ibyo bintu bikugaragaza neza niba utari unabizi. Kimwe cyo, uhamagaye akubonamo ko uri fake, umugabo wawe nawe abona ko utajya ushyira mu gaciro, utagira discipline,
niba wamenye nimero z'umugore uguca inyuma cyangwa se umugabo, wijya kumutuka, wimara umwuka wawe ngo umbarize icyo umugabo umugabo wawe ntago n'umwana arakunanira wabyaye, nkanswe umugabo mwahuye mukuze, utazi uko yakuze, utazi aye, ugiye kumugenzura nk'akabebe? No, muhe ubwisanzure. Njya nkunda gusoma igitabo hano, bakita Inzira y'ubusore bunejeje, haba harimo amagambo y'ubwenge, ndakibatuye, sibyo? Harimo amagambo avuga ngo urukundo si ukurebana akana ko mu jisho, biri kuri paje ya 70, sibyo? Ngo ahubwo ni ukureba mu cyerekezo kimwe, ntabwo ari ukureba utuntu twiza gusa, ahubwo munareba intumbero mufite, niba ari zimwe. Kandi ikindi ngo urukundo ni ukurinda cyangwa kurengera kandi ukubahiriza uburenganzira bwa mugenzi wawe, si ukuzirika cyangwa gufungirana mugenzi wawe, ni ukumuha ubwisanzure. Rero iyo umugabo amaze kubona ko umwinjirira, amanimero wayabonye, sibyo? Amanimero wayabonye, watangiye guhamagara abagore baguca inyuma, ibi biragusuzuguzaho kugira ngo bigire gute? Biguha agaciro. Ibi kandi biri kure y'ukuri, ahubwo bizatuma umugabo wawe aguca inyuma kurushaho, kuri kumwinjirira atabishaka. Ahubwo dore inama, niba guciye inyuma ukabimenya ndetse ukanamenya n'uwo muntu, bimubwire mu kinyabupfura, numve ko ufite ukuri ariko udasakuje. Nakubwiye ngo Bibiliya iravuga ngo ineza ihosha uburakari, niko bimeze. Kandi ngo umugore mwiza abumbuza akanwa ke ubwenge. Ubumbura akanwa kawe mu bwenge, ubwira umuntu kuri kandi udasakuje, utanamubraminze, utamuciriyeho iteka, kuko igihe cyose azumva umuciraho iteka azabikora kurushaho, kuko nyine yumva nta garuriro. Ariko ineza ihosha uburakari, sibyo? Kandi ijambo ryiza ngo ni mukuru w'Imana, ngo ni murumuna w'Imana, niko bajya bavuga abantu, sibyo? Ikindi ukwiye kureka, ntukihorere ngo nawe uca inyuma y'uwo mwashakanye. Uri umubyeyi, uravuze ngo umugabo wanjye niba nca inyuma, nanjye nkwiye kumuca inyuma. Nshuti yanjye, ndagira ngo ngutangarize ko ibi bintu bitazaramba. Niba kuvuga ngo uzaca inyuma umugabo wawe, ngo kuko nawe aguca inyuma, cyambere cyo uri gukurura imivumo mu rugo rwawe, icyo ni ikintu. Uri gukurira imivumo hehe? Mu rugo rwawe. Ni byiza cyane ko wakwitondera ibi bintu, ko ushobora kugenda ukahahurira n'ibibazo bigiye bitandukanye, kubera ko wabikoze utanatekereje, uri kuri target ndi kwihorera. Nubwo umugabo ari uwawe, ariko ubuzima ni ubwawe, ingaruka niwe zizabaho. Erega aho nunagira agahinda gasaza ukiha ku ibintu byo kurwana, ukarwara ama-stress, ukarwara imivuduko, ukagira gute, agahinda gasaze kakagutera amakanseri. Nzakomeza mbibabwira ko agahinda kenshi gashobora kugutera wowe mubyeyi, kakagutera kanseri y'ibere, s'il vous plaît, kakagutera kanseri y'igifu, agahinda. Rero ndagira ngo nkugire inama, nanakubwira ko ibyo bintu byose nibimara kukwica azashaka nyine babandi. Ikunde, yiguhangayitsa, nakubwiye ibyo ugomba gukora, kandi umugabo wawe azagaruka. Ndakomeza mbibabwira ibi bintu, none cyanyuma ni rurangiza. Icyo nkubujije, ntukihorere ngo uce inyuma uwo mwashakanye. Ngo buriya n'abagabo bagira umutima woroshye, twebwe dushobora kwakira ko baduciye inyuma, ariko never. Bya bindi wita ko ushobora kubana, urasenyeka kubayeho, kandi nusenye bizagaragara ko nyine wamuciye inyuma. Umugabo se, ngo amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe kugira ngo bazemere ko wihoreraga.
mu mutima wawe ni wowe ubizi, ariko twebwe tuzavuga ngo nyine yari yaramunaniye. Uritonde rero. Ikindi ugomba gukora niba umugabo waguciye inyuma, witangira guhita wanga kumwitaho, niba wamushyuhiriza gutuzi, niba wamutegurira breakfast ngo bireke ngo n'ubundi arajya mu muceri. No, hari ibintu twibwira abantu twumva ko nimba twamaze gushaka ijambo kuvuga ngo ndagukunda mugabo mwiza, hani ndagukunda, ngo birarangiye kuko yanshatse yankize mu rugo twasezeranye, byararangiye. Uri kwibeshya. Uba ugomba kugira gute? Uba ugomba gukomeza gukunda umugabo wawe. Uba ugomba gukomeza gusa nk'uhatana, ko ntabwo wamushyize muri gereza yawe. Hanze aha ngaha arahagenda baramureba. Uba ugomba rero kutareka kubagarira urukundo. Hano hari andi magambo, urabona ko harimo ishusho ry'akanyoni umuntu afashe mu biganza bijyanye n'urukundo. Baranditse umuntu umuhanga mu by'imibanire cyangwa se mu by'inkundo witwa Antoine de Saint-Exupéry yaragize ati ngo urukundo sibyo ni ururabo rwa roze mu zindi nyinshi, ariko rwo ndarukunda sibyo, kuko nirwo nabagariye ndukiza ibinyabwoya nkanarwuhira. Ntabwo ugomba kureka gukiza ibinyabwoya biza mu rukundo rwanyu, kuma, kutagira amazi, ibi byose ahubwo ukarwuhira sibyo, ugahora ubagarira urukundo rwawe. Ntuvuge ngo yaranshatse byararangiye. Abagabo bakururwa n'utuntu. Ugomba kumukunda. Nta muntu uzagukundira umugabo, ntawe uzakubreminga ngo wakunze umugabo wawe wakabije. Uko ubyumva, kunda umugabo wawe, cyane ko na Bibiliya bivuga ngo tubagandukire sibyo, nabo ariko ngo batuguyaguye di. Mwabyumvise mwapapa mwe? Namwe mukwiye kudukunda. Ibi rero nshaka kukubwira ni uko utagomba kumva ngo wagezeyo ngo urukundo rwose uruhariye abana. Aribo n'umugabo wawe wabonye mbere ninde? Sinkubuje gukunda abana bawe, turabakunda pe, ariko ni ukuri umugabo wawe ukwiye kumukunda. Ntufate rwa rukundo rwose wamuhaga ngo urushyire ku bana. Ibi nabyo birasenya ngo wowe umwibagirwe. Ugomba kubakunda rwose, ugakunda umugabo wawe we wanabaye iteme ryakugejeje ku bana sibyo se, ukamukunda nta kintu muhisha, ntacyo wishisha, ntimukabane munigengeseranaho sibyo. Ngusange hari ibyo ngomba kukubwira, ariko hari n'ibyo ntagomba kukubwira. Niba icyo kintu ubona cyakubaka urugo rwanyu, kubera icyo utakimubwira, niyo mpamvu kwakwishishana ntumubwira ati uko bimeze uko nguko, njyewe mbikunda iyo bimeze gutya, asanga agiye ahandi bo barabimubwiye ararundutse. Uba ukwiye kwifungura ukabwira umugabo wawe ko wiyumva, ukamubwira nawe uko agomba kubigenza, mukajya inama mu kubaka urugo rwanyu. Ikindi kintu ugomba gukora, tegura ifunguro akunda. Ningera hano abantu benshi bajya bakunda kuvuga ngo inzira y'umutima w'umugabo ni igifu, niko kuri. Ntazagira ukubeshya ngo umugabo wanjye ntakunda kurya. Abapapa murabikunda sibyo, simbashyize hanze, ako mukunda kurya kandi bikaba byiza iyo mwabiteguriwe nabo mukunda. Ikintu rero iyo umugabo wawe yaguciye inyuma ugahita utangira kutamuhereza ibyo akunda, ukavuga ngo simbimutegura abirye cyangwa arurire n'ubundi yavuye mu nshoreke. Never. Ndakubujije, ndakwinginze mutegure. Nimba akunda agafiriti kamutekere, nimba akunda agasarade ukamukorere, niba akunda amateke jya mu isoko uyagure uyamutegurire utitaye ngo yaguciye inyuma. Hanyuma namara kurya bita umubwira uti mutware mwiza, shaka ko tuganira, niki ntakora, niki azakumva kuko wamumenyeye igifu. Ubwo simbabwiye akantu azakumva. Impamvu umugabo wawe ubona mutaganira ngo mushyire hamwe, nuko nyine akuziho gusakuza, nuko kandi abagabo bakunda amahoro.
akuziho gusakuza, akuziho umunabi, aba yumva nta kizima ugiye kumubwira. So, iga kuvuga neza, iga kuvuga neza. Nutavuga neza, hano hanze hari abana bazi kuvuga neza, hari abagore bazi kuvuga neza. Ntugasiterese umugabo wawe, usanga umugore arifashe, muri ku meza arinyoje. Sha sheri, ngewe bashiki bawe baranyanga, reba no muturanyi wa. Ibyo bintu abagabo barabyanga. Umutesheje apeti, ugiye kumubwira ibintu by'amaganya. Uri umunezero w'urugo, nkaho waremye umunezero uzana ku buryo umugabo akunda urugo rwawe, akumva yifuje kurujyamo, sibyo? Ariko usanga hari abagabo, niba wenda agiye kureba umupira, ahereyo, nashaka narareyo, sibyo? Nashaka anarebe aho arara, kuko avuga ngo ngiye muri stress, umugore wanjye nta magahenge. Nta jambo rizima ukivuga mu rugo rwawe uretse amaganya. Hari indirimbo nakunze ntazi y'abagabo baririmbye ngo umugore mubi ngo abagara aririmba amaganya, ngo agateka aririmba amaganya, akabyarura aririmba amaganya. Nta jambo ryiza ashobora kuvuga ngo umugabo we aruhuke. Ugasanga niba umugabo yagiye mu kazi, akumva akunze kwibera mu kazi cyane kurenza gutaha. Kandi hariho n'undi uvuga ngo mana yanjye, amasaha y'akazi aragera ryari njye mu rugo, kuko yumva mu rugo ari ahantu ho kuruhukira. Noneho kugira ngo aze aharuhukire, arasanga amahwa yameze, imishubire ka sinakubwira, imifatangwe bimujombagure. Nta mugabo wishimira kuba ahantu hawe. Nshuti yanjye, bakunzi banjye munkurikira, nta mugabo wifuza kuguma ahantu hawe. Niyo mpamvu azagenda nihagira umuntu umwibwirira neza, usange yarokeye. Gerageza rero wige kuvuga neza, ugerageze ubwire umugabo wawe ikibazo, ariko mu kinyabupfura, kandi ugira ahantu ubicisha. Ariko ntaba ari kurya ngo umubwire, ntaba agiye dushe ngo umubwire ibintu bibi. No, ntabwo ari byiza. Gerageza wige kuzana umunezero mu rugo rwawe, sibyo? Ndakwinginze. Ibyo bintu wabyumvise ko bishobora gutuma umugabo wawe yigendera? Hatazagira umuntu cyangwa hakagira umuntu umbwira ngo abagabo ngo abagabo barahinduka, sibyo? Ahubwo password urayizi. Uraje ugiye mu bapfumu, baguhaye ibintu bitabaho, biraje bikugira umugabo wawe ikigoryi aciriye inkunda. Urungukirayo. Ikindi kintu ukwiye gukora rero, ba wowe ubwawe. Ntabwo imico y'umugabo wawe ukwiye kuguhindura. Niba warakuze wifitiye ikinyabupfura, usanga umugabo wawe nyine ni umuntu uri aho ngaho utitaye ku biki, ntabwo gucibwa inyuma bikwiye gukuraho ibihindizo by'ikinyabupfura cyawe. Ntabwo bikwiye gutuma wowe wari ufite ikinyabupfura no kwivugira gake, bikwiye gutuma usakuza, bikwiye gutuma ugira amahane, bikwiye gutuma ugira ikinyabupfura gike. Oya pe, ba wowe ubwawe. Niba hari ikintu ushaka kumubwira, muhe ukuri. Erega abagabo bacu tuzababazwa, nabo batubazwa. Ku rwawe ruhande ubane n'abantu bose amahoro. Ku rwawe ruhande ikorera ibyiza, kuko nubwo tubana n'abagabo, ku bantu bizera ko ijuru ribaho, umugabo wanjye ashobora kuzagenda njye ngasigara. Korera ijuru ryawe, sibyo? Kandi ucyaha umuntu. Ikindi kintu kijya cyica abantu ni ugushyagiriza amafuti. Umugabo wanjye bimubwire mu bwenge, ariko umubwire ngo ibyo bintu ni bibi. Umukarabira imbere, n'Imana itazakubaza amaraso ye. Ariko gushyagiriza umugabo mu mafuti, noneho nawe ukamushyigikira mugakora ayo mafuti, sinkeka ko ari ikintu cyiza. Ikindi cya nyuma ugomba gukora, nshuti yanjye,
cyo cyarurangiza. Kugira ngo umugabo wagaruke mu rugo rwawe, kugira ngo atazongera kureba hirya no hino, fasha umusengere, umuteze Imana. Imana yahinduye abantu benshi tuzi bari babi cyane, ibahindura abantu beza. Ntabwo umutima w'umugabo wawe izamunanira, sibyo? Cyangwa izawunanirwa kuwuhindura. Hanyuma wigeze kuntera story, reka nyibahe. Wasenze umugabo warahinduka. Ngo yarasenze isengesho risa n'irisekeje. Arasenga ngo Mana, ndasabye ngo umugabo we yamucaga inyuma, noneho ku rwego rwo kubimwereka. Hari abamama bababaye, hari uguca inyuma akabikorera igihe, ariko hari n'uguca inyuma akaza akanabikwereka, akanabikubwira. Umumama arasenga, agumya gufata umugabo we neza. Umumama arasenga, aravuga ngo Mana, ndasabye ningi isengesho rikomeye, isengesho rifite kwizera kwinshi, umugabo wanjye najya ajya kunca inyuma, Mana, bijye bimunanira. Ushobora kumva bisekeje, ariko yarababaye. Ni story yabayeho ukuri. Bijye bimunanira, najya kugira icyo akora nanirwe, uzi icyabaye? Umugabo we yagiye nk'ibisanzwe, agiye gukora gahunda biranga. Abantu batangira kumuvaho ngo ntacyo ashoboye, kandi yagera iwe bikemera. Ngo rimwe aza kwiheba, aravuga ati ubu koko nzakora iki? Umugore ati ese bimeze bite? Ngo tekereza ko iyo ngiye ahandi binanira neza, nta gashyuhe ntacyo. Umugore ati Yesu, Mana, shimwa. Buri Imana hari ukuntu tuyifata nk'isanzwe, nayo ihita ikora ibintu bisanzwe. Ariko iyo tuyifashe nk'Imana ikora ibidasanzwe, itwereka nk'Imana ikora nyine ibidasanzwe, ko twayifashe nk'Imana idasanzwe. Ndagira ngo ngutangarize ko uyu mupapa yahindutse kubw'isengesho, nta muti. Bagatanga ubuhamya. Nawe rero sengera umugabo wawe bijye bimunanira. Oh my God! Bijye bimunanira. Ubwize Imana ukuri uyibibwire, kandi izabikora. Nukurikiza izi nama, hanyuma umuti wa nyuma wo gusenga. Kandi ikindi, wari uzi ko kwinywera tangawizi ivanze n'ubuki, ugashyiramo akadimu ukiryamira, ukajya ukunda kwinywera amazi arimo teyi, bitanga amahoro mu mutima. Ntutekereze ibyo bintu, depression ntikwica. Ujye ukunda kunywa amazi arimo teyi. Ubundi ukurikiza izi nama nkubwiye, usengera umugabo wawe, nta kabuza uzaza umbwira, mbabarira ubikore, sibyo? Ntago ari umutima uzaniye ngo uzasiga umugabo wawe, ngo uzashyira munsi y'ubusego biriya by'abapfumu. No, njye nkwibwiriye inama, genda ubikore, uzambwira. Ntabwo azigera guca inyuma, azakuruzwa n'ineza n'urukundo wamweretse, no kwicecekera, no kwicisha bugufi. Avuga ati ubundi mba njyahe, ariko niba aje ukamushyihagura, hazigera aho bamubwira neza kuko harahari. Menya ubwenge.